Amen. biraza birakunda. Nayo mvuga ngo hari igihe dutinda ku rutare rwatanze amazi tugasa nkaho tubuze Imana yahagaze kuri rwa rutare kugira ngo rutange amazi. Iri jambo ubushize ndisoma nabonyemo ikintu gikomeye cy'ukuntu Imana yabwiye Mose ngo ndahagarara kuri rwa rutare, nimara guhagarara kuri rwa rutare hanyuma ruratanga amazi. Amen. Twebwe tugatinda kureba amazi ko yavuye mu rutare ariko tukibagirwa Imana yahagaze kuri urwo rutare ngo rubashe gutanga amazi. Hallelujah. Hari igihe tujya dutinda ku migisha Imana yaduhaye tukananirwa kwibuka Imana yahagaze kugira ngo imigisha iboneke ku buzima bwacu. Amen. Hari ikintu cy'intangaza Yesu yigeze gukora gitangaje. Yigeze gusanga Petero babuze amafi, barobye bakesha ijoro babura amafi. Amaze gusanga babuze amafi, Yesu ababwira uko babigenza babona amafi. Bamaze kubona amafi menshi bayageza imusozi. Bitwereka ukuntu byagenze, ukuntu bayagejeje imusozi. Ndimo ndatinda muri izo nkuru. Bamaze kuyageza imusozi, Yesu ahamagara Petero aramubwira ngo Petero kurikira. Noneho ikintu kirakintangaza ni ukuntu yamuhamagaye. Nta yindi nkuru dufite y'ayo mafi. Ntibasubiye ko hari ibyo yokeje cyangwa hari ayohereje imuhira, hari ayo yaririye aho ku nyanja, ariko kuri ya nyanja yamuhereyeho amafi. Naho kuri iyo nyanja niho yanamubwiriye ngo nkurikira. Bivuga ngo ntiyarakeneye gusa kumuha amafi. Urumva hagati mu mutima wa Petero hagomba kuba ibintu bibiri. Hagomba kwibaza ngo ese ndakurikira Yesu cyangwa ndinjoyinga imigisha yampaye. Nditaranyurwe n'ibyo yampaye, nezezwe n'ibyo yampaye, ndambye mu byo yampaye. Nishimira uyu mugisha, nezererwa uyu mugisha nabonye naraye mu ijoro ryose nabuze icyo mfata, ariko ubwo mbifashe ndagumana n'icyo yampaye cyangwa ndakurikira uwakimpaye. Yego. Bavandimwe, ikintu gikomeye nifuza ko twumva muri iyi nyigisho yose ni ukureba Imana mu gitangaza cyose ikora. Ni ukuvuga tukiza amaso yacu ku Mana ikoze igitangaza kuruta gukiza amaso ku bitangaza yakoze. Yego. Nacyo gituma ubu ngubu uri mu gusanga hari abakozi b'Imana bakora ibitangaza tukabareba gusumba Imana yabikoze muri bo. Kugeza igihe batakibikora, ariko kubera iki batakibikora? Ni ukubera yuko nabo bakuye amaso kuri ya Mana ibibakoresha, bakareba ibitangaza bakoze kuruta kureba Imana yabibakoresheje, bigatuma bya bitangaza bihagarara. Natwe tukabareba bo cyane nk'aho ari bo kuruta kureba Imana yabikoze muri bo. Imana ibwira Mose ngo si urutare ruri butanga amazi, ahubwo ndaruhagararaho kugira ngo rubashe gutanga amazi. Amen. Niba hari n'umuntu ukugirira neza, ni ukuri ntazi kugira neza, ahubwo hari Imana yamuhagazeho kugira ngo abashe kubona neza yakugeraho. Amen. Amen. Si igihugu cya Amerika gikize gituma tubona imigisha runaka, oya. N'Imana yahahagaze, kuko Amerika ntiyari inakuzi. Niba warahageze ukabona imigisha runaka, tumbira Imana, wiheza amaso yawe kuri Amerika n'ibihugu bya Amerika, urebe Imana yahagaze ku rutare rukadudubiza amazi. Yego. Hari Imana ibasha guhagarara mu butayu, ubutayu bugatanga amazi. Amen. Imana iraza yereka Mose mu gihuru cyaka umuriro. Amen. Mose ngo aravuga ngo reka ntambike ndebe ishyano riguye. Ntabwo yagiye kureba ikintu cyiza, yagiye kureba ishyano ryaguye. Kandi ngo ishyano ryari ryaguye ngo si ikindi kintu gitangaza cyabaye. Ishyano ryari ryaguye ngo ni ukubona igihuru cyaka umuriro ariko ngo ntigikongoke. Yego. Ni ukuvuga igihuru cyaka umuriro kigumana ibara ryacyo.
mu yandi magambo niko kubona uri hagati mu bigeragezo, ibigeragezo bikugose, abantu bakajya bati noneho araramuka, burira kiriho, ese buracya. ariko ugasanga ukwezi kurashize, amezi abiri arashize, atatu arashize, umwaka urashize. Amen. watangiye umwaka udafite n'igihumbi, ariko ugasanga wa mwaka ntiwawupfuyemo. wa mwaka urangiye ukiriho, ukiri mu mwuka, ugihumeka, ukirya, utazi ibyo urya biva. naho ngaho Mose yavuze ati rero reka ndebe isano ryaguye, ndebe ukuntu igihuru cyaka umuriro ariko kikaguma n'ibara ryacu. ese aracyashima Imana abikuye kuki? aracyanezerwa abikuye kuki? reka njye kureba impamvu kiriya gihuru kiguma n'ibara ryacu kandi kiri mu muriro hagati. Yego. watambikishwa no kureba iryo shano ngo ageze kuri cya gihuru, Imana ngo ikivugiramo. Iri banga rituma tudakongoka nubwo twaba tugoswe n'ibigeragezo by'ubwoko bungana gute. Amen. Ngiri banga ryo kudakongoka, ngiri banga ryatumye wa mukene w'umuturanyi wawe atapfuye nubwo utabonye ibyo umufasha. Ngiri banga ryatumye abantu bahura n'ibigeragezo birenze ubushobozi bwabo ariko ntibiyahure bakaba bakiriho. Yego. nuko hari ijwi ry'Imana rikivugira muri icyo gihuru. niyo mpamvu icyo gihuru cyaka umuriro ariko kikaguma n'ibara ryacu. Yego. Imana ishimwe. Hallelujah. hari ibanga nta rindi. Mose aza kumenya impamvu, aravuga ati menya impamvu kiriya gihuru kidasha ngo bikunde, menya impamvu kitakongotse, menya impamvu cyagumanye ibara ryacu. Amen. Amen. menya impamvu kitanuka n'umwotsi. muri bw'aba basore bavuye mu itanura ry'umuriro baravuze ngo nta n'umwotsi ubanukaho. bagiye kwibaza impamvu yatumye umwotsi utabanukaho, basangamo undi muntu wa kane. wa muntu wa kane niwe watumye batanuka umwotsi. Hallelujah. Hallelujah. niba hari igihe ujya wibaza mu buzima bwawe ati Imana ni gute byagenze kugira ngo turangize uyu mwaka twose amahoro? nta kindi cyabaye. hari Imana yahagaze mu gihuru nticyakongoka n'umuriro wabikiriho. Amen. Dawidi aravuga ngo iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwacu, ariko Abisirayeli bose bavuga iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwacu, ngo tuba twarashize, uburakari bwabo buba bwaradukongerejweho tugashyira, tukarimbuka nk'isoma n'igomora, tuba twararangiye burundu. ariko kubera ko Uwiteka yahabaye, niyo mpamvu. ikintu nifuza cyane ko twumva cyane uno munsi, turebe Imana gusumba ibindi bintu byose. Ntuzajya ubyuka tukareba imbaraga z'inzugi za wakize, nubyuka tukarebe imbaraga n'uburyo tukareba imbaraga z'amafaranga washoye mu guhaha, tukareba imbaraga washoye mu kazi katumye uhembwa. ujye ureba imbaraga z'Imana zaguhesheje imbaraga zo gukora zikaguhesha n'aya mafaranga. Amen. Amen. tureba imbaraga z'Imana zifasha n'abadafite ako kazi noneho nabo ntibapfuye, baracyariho kubera imbaraga z'Imana zihagaze hagati muri bo. ntabwo ari urutare rwabahaye amazi bavandimwe, ahubwo n'Imana yahagaze kuri urwo rutare rutanga amazi. Amen. ndifuza ko iri jambo ritahana mu mutima, n'uzahura nawe uzamubwire ngo si urutare rutanga amazi. si urukundo rwinshi rw'Abanyamerika rwatumye tuhagera, si urukundo rwinshi rwabo rwakugejeje muri Erope, si imbaraga zabo zakurokoye i Bujumbura, si imbaraga zawe bwite zikurindiye mu nkambi, si imbaraga za HCR zitumye ukirya. ari Imana yahagaze ku rutare rutanga amazi. Amen. urutare mu butayu rwatanga amazi. urutare mu butayu rutanga amazi. Imana ntiyakujyana ahantu itabizi. Amen. aha ngaha Bibiliya yatubwiye ngo bageze mu butayu bwa Sini, bahahurira n'inyota kandi bahajanywe n'Imana. Amen. si igitangaza guhura n'inyota wahamagawe n'Imana, si igitangaza guhura n'inyota Imana ariyo yaguhamagaye. ariko igitangaza ni ukwibagirwa Imana ibasha gutanga amazi mu butayu,
ukitotomba aho guhamagara Imana. Ngiki cyo Imana yapfuye n'Abisirayeli muri buriya butayu. Aho kuyihamagara ariyo yabajanye. Barayitotomberaga batarayihamagara. Yego. Bitotombera Imana na Mose, benda gutera Mose amabuye n'ibikiri ngibi ko tugiye gupfa. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo sinobajana ahantu hateguye ibyo muhakeneye. Yego. Niba Imana itarakubwiye ngo witwaze ihamba muri urwo rugendo, ndakumenyesha ko aho wageze aho ngaho nubwo hasa no mu butayu, Imana yahamanura imigezi itemba, Imana yamanura amazi mu butayu. Amen. Ariko amaso yawe atumbiriye nde? Asante. Hari n'igihe dukura amaso ku Mana ugasanga twatumbiriye ibyo yakoze cyangwa twatumbiriye abo yakoresheje kuruta kureba Imana yabikoze muri bo. Iki ni igihe cyo kumenya ko n'umuvandimwe wawe nubwo agufasha, iyo kwibuka yo kwibagirwa bigakunda, yo yakwima bigakunda, yo kugirira nabi bigakunda, ariko iyo Imana yahagaze ku rutare no mu butayu usanga amazi. Yego. Kandi niba Imana ibasha gutanga amazi mu butayu, ibasha kuyatanga cyane mu gihugu. Yego. Ndifuza ko dukura amaso ku bitangaza by'Imana, ahubwo tukayashyira ku Mana nyiri ibitangaza. Dukura amaso ku migisha y'Imana tuyashyire ku Mana itanga umugisha. Amen. Kuko gufata Imana ni ugufata isoko y'imigisha. Gufata imigisha irakama, imigisha yonyine igikama. Yego. Ibyo uriye ntibihasubira, ariko iyo ufashe isoko y'umugisha udashobora gukama. Kristo niwe soko idashobora gukama. Yego. Yabwiye umugore w'umusamariya, iramubwira ngo basokuza abantu banyoye aya ngaya barapfa, ariko unywa amazi ndi bumuhe azohinduka isoko izahora idudubiza mu buzima bwe. Amen. Arangiza aramubwira ngo mpakura ayo mazi, nipe maji hayo nisiwe na kiu tena. Mpakura ayo mazi. Yego. Mpakura ayo mazi. Amen. Amazi adashobora gukama, amazi adashobora kwemerera kuzongera kugira inyota. Ni Kristo ubwiwe. Amen. Ari amazi ntiyigeze ava mu rutare, n'amazi yatembaga ava muri Kristo ubwe. Niyo mpamvu bigeze mu isezerano rishya bavuze ngo urwo rutare yari Yesu Kristo. Amen. Urwo rutare rwatwigije amazi ngo yari Yesu ubwe. Imana ishimwe. Hallelujah. Ni ukuri si urutare rutanga amazi. Si urutare rutanga amazi, si ibuye ryo mu butayu ryobona kamwe amazi. Uzorigerageze nawe urikubite nta mazi uzobona. Uzageza igihe nyiri soko y'amazi adakama azahagarara kuri urwo rutare yaruhagararaho rugatanga amazi. Yego. Mureke dutumbire Imana itanga amazi. Asante. Kandi itanga mu butayu. Twe gutinda. Hari ijambo rimwe nkunze kubwira abantu Farawo yakoze. Hari ikintu Farawo yigeze gukorera Abisirayeli giteye ubwoba cy'ubugome bw'indengakamere. Kandi icyo kintu Farawo yabakoreye icyo gihe. Ubu ubuzima turimo neza n'iki filimi idukorera. Yego. Umunsi wa mbere Mose abwira Farawo ngo Imana yavuze ngo rekura abantu banje bagende baje kuntambira mu butayu, bagende mu gihugu cyabo, baje mu gihugu cy'amasezerano. Farawo yahamagaye abagaragu arababwira ngo mugende mubongera imirimo. Impamvu urusaku bafite rwinshi ni ukubera bafite akazi gato. Mubahama overtime, gahunda z'urugendo zirahagarara. Mubongera imirimo urugendo rurahagarara. Yego. Mubagire busy kugeza igihe babura umwanya wo kuzaho Imana iri. Mubahe imirimo bari bagiga urugendo. Bavandimwe, iki ni ikintu gikomeye nifuza ko buri muntu azirikana, yongera igitekereze ku nshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu cyangwa ya kane, yongera ibitekerezo inshuro nyinshi zishoboka.
Yego. wibaze ngo ese ni ibiki yazanye byatumye mpagarika urugendo. Inaha ngaha muri Amerika uri mu guhura n'umuntu amaze kutagisenga akakubwira ngo ku cyumweru niho mafite akazi kenshi, kutakiza mu gitaramo banyongeye imirimo. Yaravuze mu bongera imirimo gahunda z'urugendo zirahagarara. Yego. Mwirinde cyane imigisha itaba impamvu yaguhitana amakuba yaragusize. Ukuri. Ibitangaza Imana yagukoreye ntibiguhindukira impamvu kubitizamo amaso kuruta Imana yabikoze, biguhindukira impamvu yatuma n'Imana ubwayo umera nk'uyitaye ugafata ibyo yaguhaye. Yego. Yego. Dufite abantu bagushijwe n'ibisubizo bararokotse ibibazo. Yego. Umuntu yageze ahantu mu bukene bwe bwose yashakaga Imana, ngo agere ahantu abonye ifaranga asa n'ubwiye Imana ngo Mana nongera gukena nzongera gushaka. Yibagirwa Imana, afata iyo migisha ayihindura impamvu yo gutuka Imana. Bamwe bayijyana mu busambanyi, abandi bayijyana mu businzi, abandi bayijyana mu bindi bitubahisha Imana na gato. Yego. Kubera iki bagera aho ngaho? Nta kindi kigeze umuntu aho ngaho, ni igihe amaso ye atinda mu byo Imana yamuhaye kuruta gutinda mu Mana yabimuhaye. Tugarure umutima, turebe Imana ikora ibintu byose, imigisha yawe yose. Nta migisha yawe iba mu mugabo wawe, nta migisha yawe iba mu mugore wawe. N'umugore ikizabikubwira ko atari umugore uzi ubikora, uzoreba abandi bakoroganye nabo bakundanaga nkawe, batandukanye bakundanaga nkawe, bagize ibyo bapfa nabo bakundaga nk'uko nawe ukunda. Bisobanura ngo si umutima mwiza w'umugore n'Imana yaharaye, n'Imana iri mu mutima we niyo imutera gukora ibyiza akora. N'Imana iri mu mutima w'uwo mugabo imutera gukora ibyiza akora. N'Imana yinjiye mu bana ibibutsa ababyeyi babo. N'Imana yinjiye mu babyeyi ibibutsa abana babo. Nta mutima mwiza buri muntu wese agira, nta muntu ugira umutima mwiza. Haba Imana igenderera umutima w'umuntu ugatanga amazi nubwo yaba ari no mu butayu. Asante. Imana ishimwe. Haleluya. Kura amaso ku mirimo, utumbire Imana nyir'umurimo. Yego. Kura amaso ku migisha, utumbire Imana nyir'imigisha. Asante. Niyo mpamvu tutagitangazwa n'imirimo y'Imana. Ukabyuka tubona umwanya wo gutangara, ukarya ntutangare, ukambara ntutangare. Wamaze gufata ibitangaza Imana yagukoreye byahindutse nomo, tukireba Imana yabikoze. Ntuzajya uberwa, ujye ufata umwanya wirebe mu ndorerwamo uvuge ngo ndatangaye wa Mana we. Iyo utahahagarara sinoberwa. Iyo utabahangaha noberwa gute wa Mana we? Atari wowe noberwa n'iki? Kandi nakuze ndi imfubyi, ariko kubw'ineza y'Imana nabonye ibisetsa. Ngende ntangare mbwira Imana ati wa Mana we uri igitangaza, wakuyeho ibitwenge byanjye wa Mana. Utangazwe n'ineza y'Imana, kuruta gutangazwa n'ibyo yakoze. Utangazwe n'iyo Mana ibikora, kandi buri munsi ujye uyibwira nkaho aribwo bwa mbere ibikoze. Bikati wa Mana we ndatangaye, turabyutse. Yego. Naratangaye ngeze muri Amerika, hari ikintu cyatangaje cyane. Nakurikiye abantu bashima Imana. Ndawumva ngiye nsanga nta n'umwe ushima Imana. Ngiye kubisobanura mu byumve cyane, ngiye kugerageza kwitonda mbivuge neza. Yego. Mbona Imana amaturo iyo ibona mu rusengero ni amaturo y'abantu barimo bavuga ngo nakoze impanuka ejo bundi imodoka irashira, none mbona mvuyemo amahoro, none iyo Mana nyihaye $1,000.
undi akavuga ati nagwaje umwana mu cyumweru gishize none umwana waje yakize ndashima imana yankuriye umwana mu bitaro none iyo mana nyihaye inka. Undi akavuga ati imana narayibwiye ngo wa mana we nimbona mbonye akazi wa mana we umushahara wa mbere nzawuguha nari maze umwaka wose ngashaka narakabuze. Ni ukuvuga imana ikabona amashimwe y'abantu bagize ibyago bakabirokoka, yego, ariko ikabura amashimwe y'abantu batigeze bahura n'ibyo byago. yego, nta muntu uraza ngavuga ati njyewe maze umwaka ntampanuka none iyo mana nyihaye amaturo. nta muntu uraza ngavuga ati njyewe maze umwaka wose abana batarwaye. Reka da, warwaje niwe ubona amashimwe, utararwaje akayabura. none se ukwiye gushima cyane ninde? uwarwaje n'utararwaje. ukwiye gutanga menshi n'uw'imodoka yashize akaba akeneye kugura indi, utarigera agura indi kubera ko amafaranga yose akayazigama abuza amashimwe. uw'imodoka yashize abonye amaturo y'amashimwe. uwo yatwaye akaguru kamwe akaza gushima ko yamusigiye akandi kamwe. uwo yatwaye ijisho rimwe agashima ko yasigaranye irindi. uwo yatwaye ni ukuvuga ugasanga amashimwe yacu ava mu byago twarokotse kuruta kuva mu bitangaza imana yadukoreye. yego, iki ni igihe cyo kumenya amashimwe yacu tukayatura imana umunsi ku wundi. amaso yacu agatumbira imana, akareba imana. aho tunyuze tukareba imana, twatekera tukabona imana, twarya tukabona imana, abana babyuka ukabona imana, abana bava ku ishuri amahoro ukabona imana, abana bambara baberwa ukabona imana. tuvuga ubuzima bwacu tubona imana bavandimwe. impamvu ibitangaza byabaye ingume si ikindi kintu cyabaye, ni uko amaso yacu turimo turayahanga abakoze ibitangaza, abakoreshejwe ibitangaza kuruta imana yabibakoreye. amen. ugatangira kuramya wakuye igiheko kuruta kuramya imana yakimweretse. ukaramya uwasengeye umurwayi kuruta imana yamukijije. yego, iki ni igihe cyo kurenza amaso ibyo, tugatangira kumenya imana iri hejuru yabyo, ukayibwira ati wa mana wakoze gukoresha naka umurimo ukomeye. iyo utahaba uriya rutare n'ukuri rwatanga amazi. uriya mwana ntiyogira atari imana. yego, inkoni ya mose ntiyotanga amazi ku rutare, yego, ariko imana ihagaze ku rutare yotanga amazi. yego, imana ishimwe. amen, amen. ngiye gusoreza kuri aya jambo riri muri Daniyeli. bariya basore batatu baja mu itanura ry'umuriro. hari igihe tutajya twibuka ko atari nta kindi kintu cyabakwiye mu itanura ry'umuriro. uriya muntu wa kane niwe wabakuye mu itanura ry'umuriro. niwe waciye imigozi yari baboshe, ni nawe wabakuyemo. iyo hataboneka uriya muntu wa kane baba barahiye nk'abandi bose. yego, ariko imbaraga zabakuyemo ni z'uriya muntu wa kane. asante cyane. kandi ikintu kinejeje cy'umuntu wa kane ariko nasorezaho, ikintu gitangaje cy'umuntu wa kane ni uko n'uwo bakuye mu itanura niwe batamukuyemo. yego, kandi impamvu atigeze avamo ni ukugira ngo nawe uno munsi umenye ko itanura urimo utari wenyine, uwo muntu wa kane aracyarimo. amen. sinitaye ku buremere bw'itanura urimo kunyuramo ubwoko bwabyo ubwo ari bwo bwose. umuntu wa kane ntiyavuye mu itanura. ndagira ngo nawe umenye ngo ibikugose byose uko bingana, wibwire nguriya muntu wa kane umwami ntiyashoboye kumukuramo. kugira ngo nanjye ningeramo nzamenye neza ko ntari njyenyine muri byo, kubera ko hari imana iri muri iryo tanura. dawidi yigeze kubona
arwana n'amadubu akarokora abana b'intama. Buke yaribaza ngo ese ko nza ndokora abana b'intama mbakuye mu menyo y'amadubu, jewe n'inzu ndokora amenyo yazo. Arangije araririmba ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Amen. Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Hari umwungeri mfite nanje. Ntabwo ndi umwungeri gusa, ahubwo nanje ndi intama ifite umwungeri. Yego. Bavandimwe, hari igihe tugotwa n'ibintu biremereye, umuntu akibagirwa Imana, ukamera nk'aho wahindutse kimeza. Kimeza n'ibitagira nyirayo, ibiri aho ngaho ibihuru byayo igota nta cyizere cyo kuzobikurwaho. Kubera ari kimeza, ariko twe ntabwo turi kimeza. Turi imbuto yaribwe, ibihuru byakwizamura bikamanuka, harubagara ubigeze hafi. Wasanga uno munsi wihebye ariko ubagara ageze muri metero imwe. Igihuru kirimo cyinzoyinga ngo cyarakwifatiye ariko ukibagara ari hafi. Bavandimwe, ntabwo uri kimeza ngo wihebe, ntabwo uri kimeza ngo utekereze ko uwagukubibye ari irresponsable. Ufite Imana yakubibye aho uri, ufite Imana yitaye kuri icyo gihuru kikuri iruhande, ufite Imana yitaye kuri uwo muriro, ufite Imana izi neza kuri mu butayu kandi ufite inyota, ufite Imana ibizi neza kuri mu muriro hagati. Ariko hari Imana ishobora kukurindira mu muriro hagati ukaguma n'ibara ryawe kandi ugahagarara muri uwo muriro, tukongoke tushyireho. Barangiza bakazibaza ngo niki cyamurokoye, bakumva ijwi ry'Imana rivugira muri cya gihuru cyakubwira. Amen. Hari ijwi ry'Imana biri mu buzima bwawe, hari Imana yakuvuzeho, hari Imana iri kumwe nawe idashobora kwemera ko ubuzima bwawe bukongoka. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Asante. Uhoraho Mana irahinduka, Asante cyane. Mana idahemuka, Asante papa. Mana yizerwa iteka ryose. Waravuze ko tutokwizera Mana, uri umwizerwa bihagije. Amen. Amen. Nubwo isi yose yopfukamira ibiti n'amabuye ikabiramya, Yesu. wakomeza ukizerwa. Asante Yesu. Ndakwingize Mwami Imana yacu, ushoboze buri mutima wose wabaye muri aya materaniro, ushoboze kukureba Mwami. Ndibuka inzoka zabariye bose bihebye, urupfu rwabatashemo. Ubwiye Mose ngo bunamuke batumbire inzoka y'umuringa. Amen. Woye gutumbira ubumara, abatumbiriye ubumara bishwe n'ubumara, ariko abagutumbiriye bakuwemo ubumara. Asante. Ntabwo twitaye aho ubumara bugeze mu buzima bw'umuntu runaka urara. Nubwo bwaba bugeze mu mutwe, nubwo bwaba bugeze ahakomeye hangana gute, twitaye gutumbira wowe Mwami. Twamaze kumenya ko ibanga ari ugutumbira wowe, ubumara bukakuvamo. Kugutumbira Mwami tukarokoka itanura ry'umuriro, kugutumbira Mwami byatuma tugumana ibara ryacu hagati mu bigeragezo byinshi, ntidukongoke, ntitunuke umwotsi, kubera ko hari Imana iri kumwe natwe. Ndakwinginze Mana, ubane n'ubuzima bwa buri muntu wese uri aha ngaha Mwami. Wiheshe icyubahiro, wigaragaze mu buzima bwe, akubone bundi busha Mwami. Urakoze Mana, yumva gusenga kwacu. Ndakwereka abarwayi bakize, abarwaje Mana bibuke uyu mugoroba Mana, uyu mugoroba wo gusurwa n'Imana, uyu mugoroba wo kugendererwa n'Imana, uyu mugoroba w'ubuhamya busha, umugoroba w'indirimbo nsha, umugoroba Mwami wo kubona Imana, umugoroba wo kutabasha kwiyumanganya ngo duceceke kubera neza nyinshi y'Imana twabonye. Urakoze Mana, yumva gusenga kwacu. Icyubahiro no guhimbazwa no kuratwa bibi byawe iteka ryose. Mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu. Amen.